muze murebe disi kuri mwiza umva iyo mubonye mpita mbona ikisi abanyamahanga n'abana beza yewe amafaranga cyampaye Sereka cyane asinze ngabaye kizi ngo naragihaye buriya yabasha abanyamahanga mugira amafaranga kabisa umva mugira amafaranga sikara amafaranga cyamaye nzishyura inzu hafi imyaka 3 njyama ngenda aho nshaka imodoka yose nshatse nyifata abanyamahanga we muri abana beza basi uwagihamagara ko kanyihorera no kugitesha umutwe kitazankapfira twaba byakuye he umva kandi mu jinya amafaranga bigira birayayora kabisa cyuko cyansigiye akantu ntazibagirwa disi nkarebaho buri munsi nkareba mwana we Hello baby. Hello. How are you? Fine. Ugaruwe ni? Mama money. Ugaruwe ni kira? Mama money. I know for you money is first. Ugaruwe ni kiri? None amafaranga nyine. Ubundi nayo. Ugaruwe ni kiri? Nayo. Ugaruwe ni kira? Kuri wowe icyambere sa amafaranga shije. Nakwirukanye hano ariko sinzi cyo kikugenza. Money amafaranga ndi nayo ubu. Uri nayo? Kuba se ukuburi nayo je naguhamagaye hano. Please. Winkoraho sigira. Bavuga bakimugari mu Kinyarwanda ngo aho yaciye ntiyacike urugwanga. Yaciye. Sheri ndagukunda. Acika amaguru gira yumva. Please sheri. Kerayo. Je naguhamagaye. Umuntu bari mu munezero yirebera abana bameze neza, abana batanga amafaranga, wo kazana aho ngaho. Gusa babumbi 80 wazanye ni. Sheri, umwana utaye. Umva nkubwire. Iyi telefone warayisiganye. Iyi telefone uza amafaranga igura. Nkubwire yuko hari abana we. Yaciritse shiri. Hari abana. Iyi ni Samsung. Umva wakintu. Ubu ndi n'umufungo. Ufite angahe? Ufite angahe? Kuyo wenda bizi icyambere n'amafaranga. Icyo nkubaza ufite amafaranga angahe? Sheri wigize kibakwire kwere. Kibakwire. Aya. Wambonanye nande se n'indi yita kibakwire. Abo bandi ukuvuga wigize kibakwire gusa. Ubizi gute se ko nakibahaye? Ubizi gute? I don't care for you. Ntabwo nitaye kwa Nze mwereke umwana ufite amafaranga we. Nure ubwo bugambo bwawe ufite ngo ufite amafaranga ngo sinzi ngo nimba ngo kaze mukwereka itonde mukwereka. Urabona? Itonde nkwereka abana we. Itonde jewe nkwereka abana. Ntabwo uza ahantu mazi imisi shiri. Ufite angahe? Vuye njewe. Ufite amafaranga angahe? Abu Dhabi Dubai. Ndakubaza ufite amafaranga ushaka ngahe kuzo amafaranga nagukina wowe wanayabona asije abanyarwanda mugira yaye mafaranga asije umbona ute abanyarwanda ko muzi gutebeza kwambara neza kurya ubusango mwariye ngo ndazitajya imbere reba kukirimo nkambere umwishyure wanjye mbabari uhaguruka ngende uwawe basi haguruka banza umbye amafaranga uzanye haguruka banza umbye amafaranga uzanye please amafaranga ngendi nayo urumva arihe yazanye Ngendi nayo kadi zana amafaranga ku cyuma nukuhiriza zana amafaranga haguruka gatavure zana amafaranga urazana ntayo amafaranga ayo wifuza yose urumva ngenda yaguha icyo ushaka nakigukora ufite angahe ayo ushaka yose ndayaguha ufite angahe ahubwo ibaze urumva dore umwana wansigiye gift imbere na mbere wayibonye iyi gift uyikoraho tayanduza wamubonye ni toto uzanye we gujutebeje sheri shishi abandi barikorera amadovize bakanzanira iyo ni toto iyi phone uza agaciro k'ifone zana amafaranga telefone nakimbwiye nyine njewe zana amafaranga ufite angahe iyi ni evidence yuko buri kimwe urifuza ufite angahe ushaka angahe sheri mpereza 1,200,000 urayafite haguruka ikibasumba cyanje wowe zana amafaranga iyi nkoraho amafaranga nta amafaranga urayamara hayo nyegera ufite amafaranga cyane ntayo ufite shishube wanyegere ufite amafaranga cyane ntayo ufite nayo udashaka mpereza rero mbarira kuri wowe buri kimwe nagitanga bitewe n'uko nakubwiye ngo mpereza amafaranga sinaguhamagaye sinigeze nguhamagara sinaguhamagaye
uyizanye uyinkora amafaranga ibaze impamvu nyine utampamagaye iyo nkangisha ngo abanyamahanga ibyo binyamahanga hari abana bafite amafaranga hasha wigize kibakwire wigize kinini hasha waba wanje ko baby ndagaruka tu ndagaruka uyu ni sheri nagenze urugendo runini kamura una amafaranga mugira wowe umwana uzanye amafaranga nagenze urugendo runini wambwiye ngo ni sheri wewe wongera ubona mugira amagambo menshi bagabanyije amagambo gambo umeze neza Ngumbula kukujama kuguhobera bitangwara ngumva ndihoro kwambariza uwo muntu kirataka wewe nani mimi wewe no igira we nkora baby uyu nguyu ntacyo afite wewe ubasheri uyu reka wewe namuri njyewe ndasheri wawe wewe umugabo wanjye ngira wewe baby no umva wimbonaho umugabo wanjye wamubonye wangura telefone don't make noise shut up ikibazo ngiye mfite niki kimwe cyo nyine kumenya muze mwembi ikibazo mfite niki kimwe cyo nyine wowe igira hano no please don't force me igira hano njyewe ndi umugabo wiyubashye ku giti cyanjye nawe urubundi yes of course I respect you genda kuba kubera icyo kintu ya ikintu gihari uyu baby is my girlfriend, she's my wife. She's mine. She's your girlfriend? She's mine. I came from Ghana. Where? Yeah, I went here for a job, then I found her. Tulakuntana cyane buriya nawe yakubwira arankunda cyane kuri rwego ruri hejuru kuburyo njyewe namuhaye promise nshaka kumufata baby ngamushyira mu banko wowe wamuhaye promise kumugira umugore wanje wowe waramuhaye promise nanjye muha promise njyewe mfite izahabu na diamond n'amafaranga menshi naza it's up to you. No. First wait. Asa naza njyewe naza kumureba njyewe nawe. Zana 1 million. Pade. Then now nari mwafuye mukanya ashaka zahabu. Chakula jigijigi. You know jigijigi? I know. Njyewe, I like it jigijigi. To do like this, do like this. You for you it's a jigijigi. Mine, yeah. We like I see. You see me, ah? You are very tough man. Your baby, fast wait, baby. She's mine. Rafiki yangu. Yes, sir. She's mine. I don't know. I don't understand it. I hear some little Kiswahili, little. Unajua Kinyarwanda? Kinyarwanda, I get it more than Kiswahili, but I speak English. Uyu mwana naona umugome. Igira genda dukomeze umugome. On other TV, Rwandan television, they say that umukome. Dangerous. She's dangerous. Yeah. She's my wife. First wait, she's my wife. Okay, tell me if she's dangerous. No problem. My wife, please. I want to see your buttocks like on your own. Is it she? You be mine. She's alive. Yeah. She's my wife. No mugore wanjye. Okay, tell me, continue. Okay, continue. And to hear your story, your brother, you look like your brother of Yeah. Your brother of her. Look at the face, you look the same. She's my girlfriend. Really, my girlfriend. What should do? Uyu nago muzi jewe. Sheri nago muzi uyu. Umbwira ni musaza. Uyu nawe nzi. Umbwira ni musaza. Uyu naga janere tabu. It's not your brother.
uyu nguyu ni musaza wanjye ubwo bagira gute I know. And the blood of brother and sister, I know it. Basaza b'abanyarwanda ndabazi kuno mujya muri acting mushaka amafaranga. How much money? Mushaka amafaranga nje muha amafaranga na diyama. Uyu ni musaza wanjye. Si nazahabu urangije ugende bumukire ugende uyobore ubyibe ujye utwara imodoka nziza umusore nkanje ngiye ku giti cyanjye ndi umugabo w'amahame wiyubashye urumva uyu mukobwa yaramfashe kuko nawe ejo nawe nabona undi mugabo kurusha amafaranga wowe azamufata wakureke uyu mukobwa ni umugome njyewe usanze twari hamwe turi n'iki ambiance n'iki twakundanye fresh ariko arakubonye yibuka amafaranga for this girl money is fast your baby she told me uyu ni musaza wanjye arambeshye wewe umukome uyu ni musaza wanjye did you look the film American film called Prison Break and arambeshera you know some girl abakobwa benshi banyereka reacting y'amafaranga what time but baby akunda cyane njyewe akunda cyane ariko reka numve brother ucyambwira genda ku decision za brother wawe muzanira zahabu na diyama njenguha n'amafaranga ni miliyo muha umva nshuti yanjye ntabwo tuziranye gusa duhuriye aha ngaha muri iki kibazo urumva sinzi ngo uri mu kirabinga nawe ufite amafaranga angana iki ariko kuri uyu mukobwa araje akumareho niba uturukiye muri za Ghana simpazi igende umunyarwanda avuge I'm from Nigeria nanjye bwa mbere yabya ati ndashaka amafaranga namujyanye urabona uyu mukobwa wowe ariya mukobwa ubona ndamuspendinga amafaranga menshi cyane like 1 million per jour for doing this jig. Wewe basi ukunda jig abakobwa b'abanyarwanda wowe abakobwa b'abanyarwanda ni beza utabona wewe kuburyo abakobwa b'abanyarwanda wait you will see the Rwandese they singa hari umuhirimbyi w'umunyarwanda barembye ngo burizi byina nk'isosi bapita polisi byina nk'isosi amabuno y'abanyarwanda ni meza ufata jigi ujya gufata guru ukakira hano muri guru ye gatera gutya ukakora jigi neza abakobwa b'abanyarwanda urumva pasi abakobwa b'abanyarwanda amafaranga kuri bo imbere cyane abakobwa b'abanyarwanda amafaranga kuri bo imbere cyane ndazana amafaranga akapakiki nawe ukazana amafaranga akaguha na n'undi wese nibaki bakwire karashika buri ndebye cyane njyewe maje kuyinkira abana kwenda indirimbo z'abanyarwanda sa munyarwanda ririmba ngo ni bijabareze ibijyabareze nga babuye nabo ni mugifate ni kijabareze ntabwo nje kijabareze cyari cyo ubwo kijabareze ngo tugifate kijabareze tugikubite kijabareze ikijabareze uzi cyari cyo no ikijabareze maybe like please listen someone who can eat your things or can get your money then she said that I need to get your money. I don't know you, whatever, another whatever. Abanyamahanga. Please listen to me carefully. Let me listen to you carefully, bro. Ikiryabarezi. Iyo bavuze ikiryabarezi bavuze bari abakobwa b'abanyarwanda. Ko yangira pfo. Uyaho ngumanika hagati wicaye wajya ukamanura ugahagarara. Nari nzi ko ngiye kubajya amafaranga bose gusa none ndabigira ndatungwa n'iki ko iriya mbwa y'umuhungu si ibiti nayo nifite gahunda n'uriya munyamahanga ikaza nta n'ikigira ubigiye kumvuga we igiye kuvuga ibyanjye byose
sabura ko nabasiganye basigaye bavuga ibiki ko subuno ndajya hehe nta n'undi muntu ufite ariko ari akamaga 80 ntikanyemera hari n'umunyamahanga nawe ntiyanyemera sinabona ndakora iyi mitwe koko sinamaga uriya munyamahanga numve ko nambwira sabura se namubeshya kongera akajya muri mudu we akama amafaranga ko se ndamuhamagara ndamenya baganiriye ko baganiriye ntahari se koko mbigire biranyobeye pe bijya uko icyaha ni kibi ntibaba we ndashaka indi mitwe kuko uriya munyamahanga ntabwo agomba kuzancika nanjye si ndi umwana ngomba gukoresha uko nshoboye kose nkongera nkamufatisha nkabona ari amafaranga kuko nzanye ubugoryi ntabwo nawe ndi umunyarwanda kuko abanyarwanda barangwa n'ubwenge irambwe y'umuhungu nkayikuzaho byaba na ngombwa nkayica nkayikuraho uriya munyamahanga kugira batazongera guhura nawe ngo baganire kuko ukuntu nasize bavugana bose baba bahanye nimero bakazaba bamvamo ibyiza bakaraga nzakica nimara kukica uriya munyamahanga nzamufatisha gasitiwe mpazi ndajyayo ariko se burangiye akanigira mu nzu ninde wantabara oya nanjye ntabwo ndi umwana ntabwo nzinjira mu nzu tuzaganirira hanze